dore dutangiye icyumweru gishya ni igihe cyiza nanone cyo gutangira iyo page nshya Gentil burya hari ubwo umuntu atekereza wenda kuhahise mu cyumweru gishize se umwaka washize se igihe runaka gishize hakaba hari ibintu bitagenze neza wenda ari nawe by'umuntu abatekereza yego bishobora kuba ari wowe byaturutseho bishobora kuba ari amakosa wakoze pe amafuti wakoze amakosa wakoze aho kugira ngo ukwepe ibyo bitekerezo cyangwa se kugira ngo uvuge ko abantu nabo hari igihe umuntu yanga kwibwiza ukuri ngo avuga ati sha cyakora hariya nanjye narafuditse hariya nanjye narakabije burya biba byiza iyo usubije amaso inyuma atari kugira ngo ugume muhahise atari kugira ngo ugume uri hasi uvuga ati sha narasebye bose aha nta muntu hari igihe ubitekereza ukumva warasebye ukumva n'abantu bose bakureba n'ibyo bareba ukaguma muri ibyo bihe ubitekereza muri ubwo buryo wikwanga no kubitekereza wishyira n'amakosa ku bandi bicemo urebe ukuntu ibintu byagenze urebe aho byapfiriye wibwije ukuri niba hari uruhare wabigizemo birebe kubera yuko bizagufasha mu hazaza uramutse wongeye kwisanga muri ibyo bihe wamenya icyo gukora noneho muri situation nk'iyi ariko naho ubundi nutabitekerezaho ngo umenye aho byapfiriye ufate ingamba ushobora kuzongera kwisanga mu ikosa nk'iryo ukazasanga uhora uvuga ngo ariko abantu mu bundi buryo buriya no gukora ikosa ngo ntabwo ari ikibazo kuko nyine se trompette ime ushobora gukora amakosa wibeshye ushobora gukosa nyine kuko ibintu ari bishyashya ari experience nshyashya kuri wowe umuntu ni umuntu ahubwo ikibazo ni ukumenya yuko rya kosa ryari ririmo amasomo yego ibintu byose isomo nicyo kintu cya mbere isomo byagusigiye nirihe umwaka ushize ntago wahasubira hararangiye ejo hararangiye icyumweru gishize cyarashize weekend nyine umuntu wakoshereje umuntu wahaye service mbi umuntu wangirije ntibyagaruka byararangiye byaragiye ahubwo byavuyemo wowe musaruro ubutaha nukora ikintu nk'icyo noneho bizagenda bite nutabitekereza ngo ubijyemo ubisesengure ubicagure umenye aho uhagaze ushobora kuzongera kuzabyisangamo nanone ukagwa muri rya kosa buriya bavuga yuko ngo umuntu utarafailinga cyangwa utajya failinga gutera imbere biragora yego kundi gutera imbere ni igiteranyo cy'amakosa yavuyemo amasomo then experience